Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa 77 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cya mbere cy'Abami. Uyu munsi turatangira n'ibice bitandatu. Titire yaho iravuga ngo imyubakire y'inzu y'Imana. Hashize imyaka 480 Abisiraheli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma. Hari mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa kabiri. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi ibaraza ry'inzu y'inyumba y'urusengero, uburebure bwaryo bw'umurambararo bwari mikono 20, nk'uko ubugari bw'inyumba bwanganaga. Ubugari bwaryo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Abajishiriza iyo nyumba amadirishya y'ibisate bisobekeranyije bidakuka. Ku nzu y'inyumba yomekaho ibyumba bigerekeranye bikikije inzu y'urusengero n'iyahavugirwa. Uko niko yubatse ibyumba by'impande biyikikije. Ibyumba byo hasi ubugari bwabyo bwari mikono 5, ibyo hagati ubugari bwabyo bwari mikono 6, hakurikiyeho ibya gatatu ubugari bwabyo bwari mikono 7. Kandi yabigenjeje atya inyuma ku nzu y'inyumba, asigaho azomeka ibiti kugira ngo bidatobora inzu y'urusengero. Mu iyubaka ry'iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo. Kandi urugi rw'ibyo byumba byo hagati rwari mu ruhande rw'iburyo rw'urusengero. Abajyagayo bazamukiraga ku rwego rwihotaguye bakajya mu cyumba cyo hagati, bava muri cyo bakajya mu cyumba cya gatatu. Uko niko yubatse inzu, arayuzuza, hejuru yayo asakaza ibiti n'imbaho by'imyerezi. Kandi ibyo byumba bigerekeranye yabyubatse ku nzu y'inyumba hose. Uburebure bwabyo bw'igihagararo bwari mikono 5, kimwe kimwe byari bigeretswe ku biti by'imyerezi byometse kuri iyo nyumba. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti, mbonye iyi nzu wubaka, nuko nugendera mu mategeko yanjye ugasohoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose akaba ariyo ugenderamo, nzakomeza ijambo ryanjye navuganye na so Dawidi, be mu Bisiraheli nekure ku bwoko bwanjye bwa Isiraheli. Uko niko Salomo yubatse iyo nzu, arayuzuza. Muri iyo nzu y'inyumba yomekaho imbaho z'imyerezi, uhereye hasi ukageza hejuru ku gisenge, naho aharandisha imbaho. Kandi hasi ahasasa imbaho z'imiberoshi. Mu mwinjiro w'iyo nzu hari mikono 20, yomekaho imbaho z'imyerezi, uhereye hasi ukageza ku gisenge. Muri uwo mwinjiro hagirwa ahavugirwa hitwa ahera cyane. Imbere y'ahavugirwa hitwa urusengero. Uburebure bwaho bw'umurambararo bwari mikono 4. Naho bahomeka imbaho z'imyerezi, bazikebaho amabara, amwe asa n'imihe, andi asa n'uburabyo busambuye. Hose zari imbaho z'imyerezi, nta buye ryagaragaraga. Kandi atunganya ahavugirwa mu mwinjiro w'iyo nzu kugira ngo ahatereke isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Aho havugirwa uburebure bwaho bw'umurambararo bwari mikono 20, ubugari bwaho bwari mikono 20, uburebure bwaho bw'igihagararo bwari mikono 20. Hose ahatezaho izahabu itunganijwe, ayiteraho no ku cyotero cyakozwe mu myerezi. Maze Salomo atera ku nzu yose izahabu itunganijwe. Imbere y'ahavugirwa atambikaho iminyururu y'izahabu. Inzu yose ayiteraho izahabu kugeza aho inzu yose yuzuriye. Kandi icyotero cy'ahavugirwa nacyo agiteraho izahabu cyose. Ahavugirwa haremera ibishushanyo by'abakerubi 2 mu biti by'umwelayo
kimwe muri byo uburebure bwacyo bwari mikono 10, uburebure bw'ibaba ry'igishushanyo cy'umukerubi rimwe bwari mikono 5, n'irindi baba naryo ari uko. Uhereye ku iherezo ry'ibaba rimwe ukagera ku iherezo ry'irindi yose ari mikono 10. Igishushanyo cy'umukerubi cya kabiri uburebure bwacyo bwari mikono 10. Ibishushanyo by'abakerubi byombi byari ikigero kimwe n'ishusho imwe. Uburebure bw'igishushanyo cy'umukerubi kimwe bwari mikono 10 n'ubw'ikindi ari uko. Ashyira ibyo bishushanyo by'abakerubi mu mwinjiro w'inzu. Amababa yabyo yari afatanye urunana, bituma rimwe ry'igishushanyo kimwe rifata ku ruhande rumwe rw'inzu, iry'ikindi ku rundi ruhande, kandi ayandi mababa yombi ahurira hagati mu nzu. Ibyo bishushanyo by'abakerubi byombi abiteraho izahabu. Inyuma n'imbere h'iyo nzu akebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, kandi mu nzu imbere hasi no mu ibaraza ryayo ateraho izahabu. Ahajya ahavugirwa ahashyira inzugi z'ibiti by'imyelayo, imikomanizo n'inkingi z'izo nzugi byari igice cya 5 cy'ikibambano, kandi akora inzugi ebyiri z'ibiti by'imyelayo, akebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, hanyuma ateraho izahabu kuri izo nzugi, ayinogereza no ku bishushanyo by'abakerubi no ku by'imikindo. Kandi ahajya mu rusengero ahabajishiriza inkingi z'ibiti by'imyelayo. Izo nkingi zari igice cya 4 cy'iyo nzu, n'inzugi zaho zombi zibajwe mu biti by'imiberoshi. Ibisate byombi by'urugi rumwe iyo byakingurwaga byaribumbaga, n'ibisate byombi ku rundi rugi niko byameraga. Azikebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, aziteraho izahabu. Kandi urugo rw'ingombe arwubakisha amabuye abajwe mu mpushya 3 n'uruhushya rumwe rw'ibiti by'imyerezi. Igihe batangiriye kubaka urufatiro rw'inzu y'Uwiteka hari mu kwezi kwa Zivu k'umwaka wa 4, mu kwezi kwa Bura, ariko kwezi kwa 8 k'umwaka wa 11. Buzuza inzu y'imyanya yayo yose, inzu n'imyanya yayo yose uko yayigenewe yose. Nuko amara imyaka 7 ayubaka. Igice cya 7, titire yaho iravuga ngo Salomo yiyubakira inzu iye nzu. Hanyuma Salomo amara imyaka 13 yubaka inzu ye, arayuzuza yose. Yubaka n'inzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 100, ubugari bwayo bwari mikono 50, kandi uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi yari yubatswe ku nkingi z'imyerezi zishinzwe mu mirongo uko ari 4, zitambitseho ibiti by'imyerezi. Hejuru y'ibyo biti 45 byari hejuru y'inkingi uko ari 15 zo mu murongo umwe umwe, arandaho imbaho z'imyerezi. Akora impushya 3 z'amadirishya akurikiranye, idirishya rihanganye n'irindi. Inzugi zose n'inkomanizo zari zikoze kimwe, uburebure n'ubugari bwazo byari bimwe. Idirishya ryose ryari rigabanye n'irindi uko impushya ari 3. Kandi yubakisha ibaraza inkingi, uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo bwari mikono 30. Imbere yaryo ahashyira irindi baraza ry'inkingi n'ibiti bibajwe. Kandi akora ibaraza ry'intebe y'ubwami aho yaciraga imanza, ryitwa ibaraza ry'imanza. Yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza mu gisenge. Kandi inzu yabagamo yo mu gikari haruguru y'iryo baraza nayo yari yubatswe ityo. Kandi Salomo yubaka indi nzu isa n'iryo baraza, ayubakira umukobwa wa Farawo yari yararongoye. Ayo mazu yose yari yubakishije amabuye y'igiciro cyinshi, abajwe nk'uko bayageze, akerejwe inkero inyuma n'imbere, uhereye ku y'urufatiro ukageza ku yo hejuru. Kandi ay'urugo runini niko yari ameze.
Urufatiro rwayo narwo rwari amabuye manini y'igiciro cyinshi. Uburebure bwamwe bwari mikono 10, ubw'ayandi bwari mikono 8. Hejuru yayo akurikizaho amabuye abajwe y'igiciro cyinshi nk'uko yagezwe, kandi bakurikizaho ibiti by'imyerezi. Urugo runini rwari rugoswe n'inkike z'amabuye abajwe yubatswe impushya eshatu. Hejuru yayo yageretseho uruhushya rw'ibiti by'imyerezi, nk'uko bagenje urugo rw'ingombe rw'inzu y'Uwiteka. N'ibaraza ry'iyo nzu niko ryari ryubatswe. Salomo arimbisha inzu y'Uwiteka. Bukeye Salomo atumira Huramu i Tiro. Huramu yari umwami w'umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali. Yari umwana w'umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali, ariko se yari uw'i Tiro. Yari umucuzi w'imiringa w'umuhanga ujijutse, umunyabukorikori mu mirimo y'imiringa yose. Nuko yitaba umwami Salomo aramukorera imirimo yose yashakaga. Acura inkingi ebyiri z'imiringa, uburebure bwazo bwari mikono 18, umubyimba wazo wari mikono 12, maze acura imitwe ibiri yazo nk'imyashi mu miringa iyagijwe, kugira ngo ayishyire hejuru y'izo nkingi. Uburebure bw'igihagararo bw'umutwe umwe bwari mikono 5, n'ubwundi ari uko. Kuri iyo mitwe yo hejuru y'inkingi acuriraho utugozi tw'imiringa dusobekeranye nk'udushundura, kandi ategeshaho imikufi imeze nk'imishunzi. Ku mutwe umwe ashyiraho 7 no ku wundi 7. Kuri urwo rushundura rw'imiringa banyuzaho impushya 2 z'imbuto z'amakomamanga ziba kuri iyo mitwe y'inkingi yo hejuru. Uko niko yabigenje no ku wundi mutwe. Kandi imitwe y'inkingi z'ibaraza ishushanywa n'uburabyo bw'umurengo. Uburebure bwayo bwari mikono 4. Hejuru y'izo nkingi zombi hari hiburungushuye, bashyiraho iyo mitwe, acuriraho urushundura bamanikaho imbuto z'amakomamanga mu mpushya 2. Izo mbuto zari 200. Nuko ashinga izo nkingi ku ibaraza ry'urusengero. Iy'iburyo ayita Yakini, iy'ibumoso ayita Bowazi. Hejuru y'iyo nkingi bahashushanya ibishushanyo by'uburabyo bw'uburengo. Uko niko umurimo w'inkingi wakozwe. Kandi arema igikarabiro kidendeje mu miringa yayagijwe. Ubugari bwacyo uhereye ku rugara ukageza ku rundi bwari mikono 10. Ubugari bwacyo bwose bwaranganaga. Uburebure bwacyo bwari mikono 5. Urugero rw'urugara rwacyo inkubwe imwe rwari mikono 30. Kandi mu bugenya bwacyo hari hakikije ibishushanyo by'imihe mu mukono umwe wacyo w'intambike habagaho ibishushanyo 10. Ibyo bishushanyo byari impushya 2 kuri cyo byaremanywe nacyo. Kandi icyo gikarabiro cyari giteretswe ku bishushanyo by'inka 12. 3 byarebaga ikasikazi, ibindi 3 byarebaga iburengerazuba, ibindi 3 byarebaga ikusi, ibindi 3 byarebaga iburasirazuba. Icyo gikarabiro cyari gishinzwe hejuru yabyo kandi biteranye imigongo. Umushyishyito wacyo wari intambwe imwe y'inkoni, kandi urugara rwacyo rwacuzwe nk'urugara rw'urwabya cyangwa rw'ururabyo rw'uburengo. Cyajyagamo inshuro z'intango 2,000. Kandi acura ibitereko 10 mu miringa. Igitereko kimwe uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 4, ubugari bwacyo bwari mikono 4, uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3. Uko niko ibyo bitereko byari bicuzwe. Byari bifite ibisate bisobetse mu nkingi zabyo. Kuri ibyo bisate byo hagati y'izo nkingi hashyizweho ibishushanyo by'intare n'inka n'abakerubi. Hejuru y'izo nkingi hari hateweho imikindo, kandi munsi y'ibishushanyo by'intare n'inka hariho ibisa n'imishunzi itendera, ariko bisobekeranye. Buri gitereko cyose cyari gifite inziga 4 z'imiringa, kandi n'ibyuma by'imitambiko
bibirindukwaho n'izo nziga nabyo byari imiringa. Ku matako yacyo hariho ibifata bya byuma by'imitambiko byari munsi y'igitereko cy'igikarabiro, kandi byari bifite ibisa n'imishunzi itendera. Kandi igitereko cyari gifite urugara mu mutwe wacyo. Uburebure bw'urwo rugara rwari mukono umwe n'igice. Kuri urwo rugara bari barakebyeho imanzi, kandi ibisate by'urwo mutwe ntibyari byiburungushuye, ahubwo byaranganaga impande zose. Izo nziga uko ari enye zari munsi y'ibisate by'igitereko, kandi ibyuma bibirindukwaho n'izo nziga byari biciye mu gitereko. Uburebure bw'izo nziga bwari mukono umwe n'igice. Ishusho yazo yasaga n'iz'amagare y'intambara. Ibyuma byazo zibirinduragaho n'intango zazo n'inkingi zazo n'imigongo yazo, byose byari byararemwe mu miringa yagijwe. Ku matako yose y'igitereko hariho ibifata bya byuma by'imitambiko, byose byari bine. Ibyo byuma byaremanywe n'igitereko. Hejuru y'icyo gitereko hakurikiraho ikintu kiburungushuye. Uburebure bwacyo bwari intambwe imwe y'intoki, kandi inkingi zacyo n'ibisate byacyo byari bifashe mu gitereko. Kuri ibyo bisate bisohetse mu nkingi zo mu migongo yazo yari yarakebyeho ibishushanyo by'abakerubi n'intare n'imikindo, akurikije uko hareshyaga, abirundaho imishunzi itendera. Uko niko yakoze ibyo bitereko uko ari 10. Byose byari biremwe kimwe, ari urugero rumwe n'ishusho imwe. Kandi arema ibikarabiro 10 mu miringa, kimwe cyajyagamo inshuro z'intango 40. Kandi igikarabiro cyose uburebure bwacyo bwari mikono 4. Ku bitereko byose uko ari 10 baterekaho igikarabiro. Mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu ashyiraho ibitereko 5, ku rw'ibumoso ashyiraho ibindi 5. Igikarabiro kidendeje agishyira mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu, iburasirazuba herekeye ikusi. Nuko Huramu akora ibikarabiro by'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Uko niko Huramu yarangije umurimo w'inzu y'Uwiteka yakoreraga umwami Salomo. Byari ibi: inkingi zombi n'imitwe yombi yiburungushuye yari hejuru y'inkingi, n'ibisa n'inshundura byombi byo gutwikira hiburungushuye ho ku mitwe yari hejuru y'inkingi. Imbuto z'amakomamanga 400 zo gushyira ku bisa n'inshundura byombi, n'impushya 2 z'amakomamanga zo ku bisa n'inshundura byombi bitwikira imitwe yombi yiburungushuye yari ku nkingi. Ibitereko 10 n'ibikarabiro 10 byari hejuru yabyo. Igikarabiro kidendeje n'ibishushanyo by'inka 12 byari munsi yacyo. Ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Ibyo bintu byose Huramu yakoreye umwami Salomo kubw'inzu y'Uwiteka yabikoze mu miringa isenwe. Umwami yabiremeshereje mu kibaya cya Yorodani, mu rubamba hagati y'Isukoti n'Isaretani. Kandi Salomo ntiyirwa apima ibyo bintu byose, kuko byari byinshi cyane. Kuremera kw'imiringa ntikwamenyekanye. Kandi Salomo arema ibintu byose byo mu nzu y'Uwiteka, icyotero cy'izahabu n'ameza yamurikirwagaho imitsima, ibitereko by'amatabaza 5 mu ruhande rw'iburyo no mu rw'ibumoso 5 aherekeye ahavugirwa, byose byari by'izahabu itunganijwe, kandi n'uburabyo n'amatabaza n'ibisa n'ingarama byari izahabu. Ibikombe n'ibifashi n'ibyungu n'indosho n'ibyotero byose byari izahabu itunganijwe. N'amapata y'inzugi z'imbere z'ahera cyane n'ay'inzugi z'inzu yitwa urusengero byose byari iby'izahabu. Nuko niko umurimo wose umwami Salomo yakoze mu nzu y'Uwiteka warangiye. Maze Salomo acyura ibintu byose se Dawidi yashinganye by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu, abishyira mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 8. Urihangana, ibi bice ni birebire cyane,
ariko kandi Uwiteka niwe udushoboza muri byose. Imana ibahe umugisha.